ryo ku gitabo cy'ivugururamategeko. Musa abwira imbaga y'Abayisiraheli ati: dore uyu munsi nshyize imbere yanyu ubugingo n'amahirwe, urupfu, ibyago, nk'uko uyu munsi ngutegeka gukunda Uhoraho Imana yawe, kugenda mu nzira ze, kwita ku mategeko ye, ku mabwiriza ye no ku migenzo ye. Nukora utyo uzagira ubugingo, uzororoka ugwire, kandi Uhoraho Imana yawe azaguhera umugisha mu gihugu ugiyemo, kugira ngo ukigarurire. Ariko umutima wawe nuraruka, ntumwumvire, ukemera kujya kunamira imana zindi kandi ukazikorera, uyu munsi nkubwiye neruye yuko muzarimbuka muzime rwose. Mwoye kubaho igihe kirekire mu gihugu ugiye kwinjiramo, umaze kwambuka Yorodani, kugira ngo ukigarurire. Uyu munsi ijuru n'isi bitanzeho abagabo bazabashinja. Nashyize imbere yanyu ubugingo n'urupfu, umugisha n'umuvumo. Hitamo rero ubugingo, kugira ngo wowe n'abazagukomokaho mubeho mukunda Uhoraho Imana yawe, mwumvira ijwi rye kandi mumwizirikeho, bityo uzabaho mu gihugu Uhoraho yarahiye kuzaha abasekuruza be Aburahamu, Izaki na Yakobo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Hahirwa umuntu wiringira Uhoraho. Hahirwa umuntu udakurikiza inama y'abagiranabi, akirinda inzira y'abanyabyaha, kandi ntiyicarane n'abaneguranyi, ahubwo agahimbazwa n'amategeko y'Uhoraho, akayazirikana umunsi n'ijoro. Umuntu wiringira Uhoraho ameze nk'igiti cyatewe iruhande rw'umugezi, kikera imbuto uko igihe kigeze, kandi amababi yacyo ntagire uko yarabirana. Uwo muntu ibyo akora byose biramuhira, naho ku bagiranabi si uko bigenda. Hahirwa umuntu wiringira Uhoraho. Bo bameze nk'umuramu uhuhwa n'umuyaga, nicyo gituma ku munsi w'urubanza batazegura umutwe, n'abanyabyaha ntibazajye mu iteraniro ry'intungane, kuko Uhoraho yita ku nzira y'intungane, naho inzira y'abagiranabi ikarushaho ruhabo. Hahirwa umuntu wiringira Uhoraho. Amagambo yawe Nyagasani aturuka kuri Roho, kandi agatanga ubugingo. Amagambo yawe Nyagasani aturuka kuri Roho, kandi agatanga ubugingo. Nimwisubireho, uwo ni Nyagasani ubivuze, kuko ingoma y'ijuru yegereje. Amagambo yawe Nyagasani aturuka kuri Roho, kandi agatanga ubugingo. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe Yesu abwira abigishwa be ati: umwana w'umuntu agomba kuzababara cyane, agacibwa n'abakuru b'umuryango n'abatware n'abaherezabitambo n'abigishamategeko, akicwa kandi akazazuka ku munsi wa gatatu. Nuko akababwira bose ati: niba hari ushaka kunkurikira, yiyibagirwe ubwe, aheke umusaraba we, maze ankurikire. Kuko ushaka gukiza ubugingo bwe azabubura, naho uzahara ubugingo
ubugingo bwe ari yagirira azabukiza. Umuntu watunga iby'isi yose ariko akabura ubugingo bwe cyangwa akabwangiza byaba bimumariye iki? Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Igitabo cy'ivugururamategeko muri rusange cyose, ubutumwa kitugezaho, uburyo cyanditse, kituganisha ahantu umuntu yavuga ngo uzagenzerezwa uko uzaba wahisemo. Umuntu wishyize mu ijambo, nuhitamo icyiza uzabona umugisha, nuhitamo ikibi uzabona umuvumo. Nuhitamo ko Imana iba umubyeyi uzaba umwana, nuhitamo ko Imana iba Imana yawe, nawe uzayibera umuyoboke. Ariko nuhitamo izindi mana ukaziyoboka, uzabona ibyo izo mana zitanga. Nuko nk'uko bimeze, ni nacyo Zaburi y'uyu munsi yatubwiraga ngo hari umuntu wiringira Uhoraho, ngo hari umeze nk'igiti cyatewe iruhande rw'umugezi kikera imbuto, ngo ariko hakaba n'ababi. Abo ngabo uko bibagendekera nabyo mwabyumvise. Ntabwo rero ntibuze gutinda ku masomo y'uyu munsi cyane, ndagira ngo ahubwo twinjirane mu gihe cy'igisibo. Ejo nibwo twatangiye igisibo, turi ku munsi wa kabiri gusa, turacyari mu ntangiriro y'igisibo, ni ukuvuga ko dusigaje iminsi 39 y'igisibo. Kuko igisibo kigira iminsi 40. Mu ntangiriro rero ni iki nifuza ko twumva, ni iki nifuza ko twinjiranamo, ni kubona ishusho y'urugendo rwacu rw'igisibo. Mbereye ku ivu, bamwe bagiye gusigwa mu kanya. Kwisiga ivu bisobanura iki? Kwisiga ivu bitangirana n'igisibo, nk'uko mwabibonye, ni ikimenyetso cyo kwemera icyaha no kwicuza. Ibyo tubisanga henshi muri Bibiliya, aho abantu bashyiraga ivu mu mutwe cyangwa bakariryamamo, bakagaragaza agahinda batewe n'ibyaha byabo. Twafatira urugero nko ku baturage n'umwami wabo i Ninive, igihe Yonasi yahanyuraga akababurira, akababwira ati mwicuze, mwihane kugira ngo Ninive itarimbuka. Icyo gihe ngo umwami yatangaje igisibo, abaturage bose bambara ibigunira, ndetse n'umwami ubwe ahaguruka ku ntebe ye, yambaye igishura cy'ubwami, yambara igunira, yiziringa mu ivu. Yonasi umutwe wa 3 umurongo wa 1 kugera ku wa 10 niho tubisanga. Uko kwambara ibigunira rero no kwisiga ivu ni ibimenyetso bigaragaza ukwisubiraho. Ubusanzwe ivu rishushanya ikintu cy'imburamumaro. Iyo ikintu gifite agaciro gitwitswe gihinduka ubusa, kigahinduka ivu. Uwisize ivu rero ni nk'aho yiyemeje ko ari ubusa mu maso y'Imana, agatakamba yisaba imbabazi kugira ngo umubabarire ubuhemu bwe. Kiliziya rero yaje gufata ibyo bimenyetso bifasha abantu, bikabafasha kwikuzamo imigenzo yo kwicisha bugufi no kubabazwa n'ibyaha byabo, kugira ngo umunsi nk'uriya ejo twagize wo gutangira igisibo habeho n'uwo muhango wo kwemerera Imana ko tugiye kwisubiraho, kandi ko kwemerera Imana turi ubusabusa. Twavuye mu gitaka kandi tuzagisubiramo, ni nabyo turi buze kuvuga tubasiga biriya vu, n'ejo niko byagenze. Ariko nanone biriya vu si ikimenyetso cyo kurangira
si ikimenyetso cy'urupfu, ahubwo rishobora no kuba ikimenyetso cy'izuka, kubera ko burya imbuto iyo utera, iyo uhinga, hari igihe ushyira imbuto mu murima ukayitera ugashyiraho ivu. Mujya mubikora igapfira mu butaka, ariko kubera ryavu ikazamuka ari nshyashya. Ivu rero rishobora gusobanura ko atari urupfu twinjiyemo, ahubwo ubwo bubabare bwa Nyagasani, ubwo rupfu rwa Nyagasani bizashibukamo ubuzima bushyashya bizuka, aribwo duhimbaza kuri Pasika. Bigasobanura ko umuntu ashobora kunyura mu kijya kumera nk'urupfu, ariko mu by'ukuri ari kugana izuka. Duhamagarirwa gupfa kugira ngo dushobore kuzuka. Ivu rero rikaba icyo kimenyetso cy'uko ubuzima bushibuka mu byo twatekerezaga ko byarangiye. Ushobora no kugera ahantu hakomeye mu buzima, ariko uvuga uti byarangiye, noneho bamwe ndetse bakagira bati Imana yamuheho amaboko, yayashyira kuri mbese ko ari umwana wayo, ni wowe yakoreye igukunze. Ariko nyuma yaho ubuzima bukongera bukagaruka, ibyishimo bikongera bikagaruka. Igisibo rero kikatubwira ngo kugira ngo iryo vu usizwe rikwinjize mu rugendo neza, ihatira ibintu bitatu. Ikintu cya mbere ni ugusenga, icya kabiri ni ukwigomwa, icya gatatu ni ibikorwa by'urukundo. Gusenga mu gisibo, ko dusanzwe dusenga, igisibo kidusaba gusenga. Ngo dusenge gute? Ni ngombwa gusenga cyane mu gisibo, twisabira kandi dusabira abandi guhinduka, tugashishikarizwa cyane gusenga by'ukuri bitarimo uburyarya, tugasabana n'Imana, Imana Data, ndetse bigatuma iryo sengesho ryera imbuto z'ukwigomwa. Ukwigomwa ko ni iki? Kwigomwa bisobanura ko nta muntu ushobora kurwanya Sekibi ajenjetse ngo azamutsinde. Ntabwo bishoboka. Afite nawe amaboko, ariko iyo dufashe ukuboko kw'Imana turamutsinda. Mu gisibo ni ngombwa rero kwifatanya na Kristo mu bubabare bwe, tukigomwa ibidushimisha kugira ngo bitaturangaza kandi tukiri ku rugamba. Ibyo rero tukabikora tudakambije agahanga nk'uko indyarya zibigenza, ahubwo tukabigira mu ibanga. Ndetse igihe ufite igikorwa cyo kwigomwa ukagikora atari ngombwa ngo uririmbe amahanga yose amenye ko wigomwa. Turaza kugaruka kuri uyu mugenzo wo kwigomwa mu kanya. Ibikorwa by'urukundo byo ni ibihe rero? Ntabwo umukristo yakwigomwa kugira ngo yizigamire ibyamushimishaga maze azabizigamire Pasika. Oya, ibyo yigomwa ahubwo abifashisha abakene kandi akabigira mu ibanga, adaharanira kubonwa n'abantu, adaharanira gushimwa n'abantu, kuko mu icyo gihe yaba yibukije ingororano mu ijuru. Igisibo rero ni igihe cyo kugaragaza ubuntu tugirira bagenzi bacu, tubafasha, dusangira nabo igihe cyose bidushobokeye, kandi tukamenya ko impano ya mbere ni umutima wawe, ubushake bwo gusangira na mugenzi wawe no kumugirira. Uturuka mu mutima, si uko wamuhaye ibi n'ibi, kuko ushobora no kubimuhana umutima mubi. Umubyeyi Bikira Mariya ajya adufasha gusobanukirwa, dufashe kugira ngo ubwenge bwacu bukinguke, butambukeho igihu cy'ubuyobe n'ubujiji, maze dusobanukirwe n'ibi byose. Papa Francisco we hari aho agera
akatubwira ngo kwihana, kwigomwa, ngo dore uko mugomba kubikora. Ntabwo ari ngombwa gutekereza ko ari ugushishimura imyambaro yawe nk'uko kera babigenzaga, ahubwo gushishimura umutima wawe. Ndetse agatanga ibintu 15 byadufasha kubaho mu gisibo kinogeye Imana. Buri wese ngiye kubivuga, buri wese wenda araza kumva hari igikomanga ku mutima we muri ibyo bintu gukora 15. Mu cyambere, mu gisibo, mu migenzo yakuranga mu rugendo rw'igisibo, harimo n'utuntu dutoya watekerezaga ko nta kintu tumaze, kandi nyamara dufite agaciro gakomeye. Iga gusuhuza uwo muhuye. Hari abantu muhura mu nzira, yahuga kubibona cyane cyane mu rubyiruko, umuntu akagutambukaho akakureba n'icyaha, ukarenga, ukumva nawe ugize isoni. Yashobora kuvuga ati mwaramutse. Ubundi umuntu mutoya ni nawe ubwira abakuru ngo mwiriwe, mwaramutse. Byaba ngombwa umuntu mukuru yabona ari ngombwa akaguha akaboko. Atakaguha ukarekera kugaho. Icy'ingenzi ni ukumubwira uti muraho, mwiriwe, mwaramutse. Hari abantu rero batajya basuhuzanya, bakagenda rwose nk'ibiragi cyangwa se nk'ibishushanyo. Nyamuneka, igihe cy'igisibo burya iyo ugiye ngo uraho, waramutse, mwiriwe, ahita asoma mu mutima wawe ineza. Akaba turiya muntu afite umutima mwiza, aranyifuriza kubaho nuko. Gusuhuza. Icya kabiri, gushimira buri gihe. Icya gatatu, ngo ibuka kubwira abandi ko ubakunda, nta kintu bigutwaye. Niba ukunda umuntu bimubwire. Icya kane, kumwenyurira umuntu mukunda guhura. Ariko nk'ubu mudakunda guhura, mumwenyurire abone ko ufite burya ku mubiri ushobora kubonaho ukuri kuri mu mutima. Umuntu ugutambukaho nabuze uko mbivuga, ariko hari umuntu aba yakuye umunwa kugira ngo hari abamukubise, wamubona nawe ukumva uratinye ukamugendera kure. Ariko iyo amwenyura ubona ko ari umuntu mwiza, kumva umutima wawe uramwakiriye. Kumenya kumwenyurira abandi. Icya gatanu, gutega amatwi umuntu wese ushaka kuganira, utamucira urubanza kandi ibigiranye urukundo. Icya gatandatu, hagarara gato utabare ubikeneye. Ntukarenze ingoyi umuntu ukeneye ubufasha bwawe. Ntukarenge ku muntu ukeneye ubufasha bwawe. Icya karindwi, gerageza kuzamura icyizere wacitse intege. Muri kugenda mwiyumva? Yego. Wenda umuntu atahanika. Icya munani, ishimire ibyiza n'intsinzi by'undi. Hariho umuntu utekereza yakumva undi yagize akantu keza, yagira amahirwe, yatsinda, cyangwa agize ikintu kimuha guhirwa, akababara. Urababazwa n'uko mugenzi wawe ahiriwe. Afara atubwira ati shimishwa n'intsinzi n'ibyiza bya mugenzi wawe. Icya cyenda, tegura ibintu utagikoresha ubihe ababikeneye. Njya mubyibuka kuko hari ibintu utagikoresha ariko bifite ababikeneye. Icya cumi, fasha igihe ari ngombwa, bitera undi gutekana. Icya cumi na rimwe, kosora umuntu ubigiranye urukundo. Irinde guceceka kubera ubwoba imbere y'ikidakwiye. Niyo umuntu ari gukora ikintu kidakwiye, gira ubutwari bwo kuvuga ngo dore wahemutse, iki kintu ni kibi, ntuzakirongere, wenda bimunanire ariko wabikwiye. 12, banira neza abo bose bakuri hafi.
ahantu uhuriye n'umuntu hose, abo uzi abo utazi, ariko umubanire neza. Bigutwaye iki? Ko ari Imana ikoherereje uyu munsi kutamuhisemo, nk'uko kuko tuza mu kiliziya hari uba yavuganye n'undi uze kuza kwicara iruhande rwawe, wamubaniye neza se, wamuhaye amahoro aturutse ku mutima, bikanakomeza. 13, ibuka gusukura ibikoresho ukoresheje mu rugo. Icyo nacyo muragira ngo ikintu kitajyana n'isuku, kirajyana no guhindura imikorere. Ibintu ukoresha mu rugo bisukura, ibikoresho byo mu rugo. 14, fasha abandi kurenga imbogamizi zibabangamiye. 15, jya wibuka guhamagara ababyeyi niba ugifite amahirwe yo kuba ubafite. Bano bamwe bagiye kureba hasi. Ujya wibuka guhamagara ababyeyi banyu. Muri iki gihe hariho za telefone, umuntu ashobora gusubiza undi bategeranye, ariko hari igihe umuntu amara ibyumweru 2, ukwezi cyangwa bikarenga utaravugisha umubyeyi wawe kandi umufite. Barakubwira ati mu gihe cy'igisibo itoze, iga kujya uhamagara ababyeyi basuhuze muvugane. Akongeraho n'ibindi nabyo ngiye kuvuga ngo siba ibyo tugomba gusiba. Siba kuvuga amagambo y'urucantege aho kuvuga amagambo ahumuriza. Siba kuba umurakari, abantu b'abarakari, aho kuba umuntu w'umnyanga. Siba kugira umujinya, usibe gushidikanya, usibe guhorana impungenge, usibe kwitotomba, usibe ibintu bigushyushya umutwe, aho guhitamo isengesho. Siba guhorana agahinda n'inzika, siba ubwibone, siba kutababarira, usibe amagambo, aho guhitemo ubucece no gutega amatwi abandi, aho kuvuga hari umuntu uvuga ntarangiza. Ibyo nabyo tugomba kubisiba, ukajya uvuga makeya ya ngombwa. Ibyo nibyo Papa bitubwiye. Akavuga rero ngo nuhitamo gusiba ibi ngibi uzagira amahoro, uzarangwa n'icyizere, uzagira ibyishimo kandi uzagira ubuzima bushya. Twinginge Nyagasani rero kugira ngo muri iyi misa aturongere, aduhe ingabire zo kwakira ubutumwa. Nyagasani Yesu nabane nawe.